Mwiriwe neza, nitwa Christine Uwimana, ndagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Hari hashize iminsi ni ukuri, ariko Imana ihabwa icyubahiro yuko yongeye kwemera yuko uyu munsi twongera kuganira. Izina ryayo nirihimbazwe. Akanya keza rero, oh, reka mbere yuko dutangira kugira ngo tugire icyo tuvuga ku ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Turagushimye uhoraho Mana, tugushimiye ineza yawe, tugushimira urukundo rwawe, tugushimiye ukuntu twitaho ku manywa na nijoro. Izina ryawe nirihimbazwe. Kandi nk'aka rero turakwiyeretse kugira ngo uzubane natwe mu kiganiro kandi uturinde igisa n'ikibi cyose. Nuko rero Mwuka Wera Muziranenge abasha kutwigisha ibyo twumva tuvuga, tubwire bagenzi bacu iby'agakiza kawe, tubwire bagenzi bacu iby'Imana yadukoreye, amashimwe tushimira Imana. Ni ukuri, maze ukomeze guhabwa icyubahiro. Bana natwe mu kiganiro, ni ukuri, kandi dusabiye bene data bazabasha kumva iki kiganiro, uzabahe umutima wo kumva no kumvira, kandi Mwami Imana yacu bazafashwe nawe, kuko njyewe nta kintu nabafasha, ahubwo wowe uri mu ijuru niwe ubasha kugira icyo wabafasha. Ni ukuri Mwami Imana yacu, nibagira icyo bakuramo, tuzashima urukundo rwawe. Bana natwe rero muri byose, ibyo ushima n'ibyo ushaka ukomeze kubidusesekazaho mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wakoze. Amen. Turashima Imana rero ko yabanye natwe mu minsi yatambutse. Ni amashimwe menshi, kubera yuko hari byinshi Imana iba yaradukoreye. Ni ukuri, hari abantu baba baragize ahacecekirwa, twebwe rero kuba tugihumeka, kuba tukiriho, ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo ari uko dukora ibyo gukiranuka, ahubwo ni ubuntu Imana ihora itugirira ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu turi kubishimira Imana. Amashimwe rero turiho tuvuga, ntabwo amashimwe byapfuye kuza gusa, ntabwo ari byapfuye kwizana gusa. Ni ukuri, ni ibintu Imana nayo ubwayo yifuje yuko abantu ubwayo bazajya bashima Imana. Ni ukuri, ntabwo ari twebwe mubona twazanye amashimwe, ibyo gushima. Nimujya mubona abantu bashimira Imana, hari byinshi biba byabakoze ku mutima, hari byinshi biba byatumye bumva ko bagomba gushimira Imana. Abantu rimwe na rimwe tujya tugira ngo gushimira Imana twabikora muri cya gihe twakoze impanuka, hanyuma tukaza kubona abandi bapfa, twebwe tukavamo turi bazima. Hari ibintu byinshi, n'ibyo byose twabishimira Imana, ariko hari ibintu byinshi, hari ibyo abantu bita ko byoroshye, ariko nyamara naje kwitegereza nsanga bitoroshye. Byonyine kugira ngo ubyuke ubone wagiye, hanyuma uze gukora impanuka hirya iyo ngiyo, buriya mbere y'uko unava mu rugo ukagenda, hari igitangaza Imana yagukoreye gikomeye. Hari igitangaza gikomeye Imana yadukoreye kuba njye n'umuryango wanjye twabyutse mu buriri bigakunda, tukabyuka tukicara bikemera, tugahaguruka bikemera, tukavuga bikemera, tugakora mu ngoma zose tukabona biri kwemera. Nyamara buriya hari ababa babyutse bikanga, hari ababa bashatse kubyuka baryamye bazi ko bari bubyuke, ariko bikanga. Niyo mpamvu rero mbere y'ibindi byose twakora, dukwiriye kubanza gushimira Imana, tugashimira Imana ibyiza iba yadukoreye. Hari uburyo hari ibintu njya nkunda guha agaciro, hari ibintu njya nkunda guha agaciro, hari amashimwe njya nkunda guha agaciro, umuntu yakabaye ashimira Imana. Mbere na mbere, hari uburyo twibwira yuko hari ukuntu Imana yaturemye ku mibiri yacu. Urabona, amazuru nta kintu dufite dutwikire dupfunikizaho ngo noneho amaze yo gukora ararangaye. Amatwi yacu ni uko, n'iminwa yacu kenshi hari igihe usanga umuntu asinzira yasamye. Rero navuga ngo mu mazu yacu uko byaba bimeze kose ntihajya haburamo udukoko tuba twigendera. Mu by'ukuri habamo ibitagangurirwa, habamo ubushishi,
habamo utunyenzi, murabizi utunyenzi ko tujyana mu buriri, habamo udusimba turiya bita ngo ni Marie Jose, umva utwo ni udukoko twose twakabaye tugira icyo tutwangizaho ku mubiri wacu, twakabaye twinjira mu mazuru. Murabizi ari ku manywa isazi ijya kwinjira mu mazuru ukabura yikubise, igiki kijya kugukora ukabura giye, ariko urakiyamye. Ariko hari aho tugera twasinziriye twabaye nk'abageze ahacecekerwa, ariko aho hantu honyine kugira ngo uzaveyo, njye mbona ari ububasha bw'Imana bukomeye cyane, kuko nta ruhare umuntu aba yabigizemo. Uruhare aba yagizemo ni ukujya kuryama gusa, ariko kuvuga ngo ibitotsi biraje urasinziriye, ntabwo nta muntu umenya igihe ibitotsi bizi. Urumva ibitotsi biraza ugasinzira, ntabwo ukibasha kwikontorora, ntabwo ubasha kwikontorora uvuge ngo iki ngiki ntikize kujya mu matwi, ntikize kujya mu mazuru. Nyamara ibyo bintu byose Imana irabiturinda. Reka rero tujye dushimira Imana ku gatoya n'akanini. Ntabwo ari twe dushima twenyine, n'abatubanjirije barashimye. Pawulo nawe hari amashimwe yashimiye Imana aboneka mu rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cyaho cya mbere, umurongo wa 3 twahareba. Hari titire ivuga ngo Pawulo ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Ni ibintu bikomeye cyane, ibyago n'urupfu. Ni ukuri na Pawulo nawe yumvishije anejejwe no gushimira Imana uburyo yamurokoye ibyago n'urupfu. Natwe rero tuba dukwiriye kumufatiraho urugero, tukamenya yuko watubanjirije, natwe rero tukamenya yuko dukwiriye kumufatiraho urugero, tugashimira Imana ibyiza iba yadukoreye. Haranditswe ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ari nayo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyiri ihumure ryose. Ni ukuri reka dushimire Imana nyiri byose, nyiri ihumure ryose. Ihumure iduhumuriza, ni ukuri ni iry'agaciro. Reka rero tujye dushimira Imana ibyo Imana iba yadukoreye. Reka ntabwo ari aho honyine, hari n'ahandi mu Batesalonike, turebe mu Batesalonike, ni mu Batesalonike igice cyaho ni igice cya 5 umurongo wa 18. Reka dusome. Haranditswe ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amena. Ni ukuri Imana irashaka ko mu bibaho byose duhora tuyishimira muri Kristo Yesu. Yesu Kristo yadukoreye ibintu bikomeye cyane, yaraducunguye. Twebwe ubwacu twari twishyize habi, ariko kubw'imbabazi ziwe aravuga ati ntago nareka bari abantu ngo bagende bapfe burundu, reka njye kubacungura. Ni ukuri rero reka tujye dushimira Imana muri Kristo Yesu. Ndabakunda abakunzi banjye mwese, ndabakunda. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe kandi ibashe kubumvisha ibyo mutabasha kumva. Ntabwo ndi umuntu uzi ibintu byinshi, ariko numva nishimira ko nasangira na bene data ijambo ry'Imana ryagiye ribasha kumfasha. Ijambo ry'Imana ryagiye ribasha kumfasha kuko nkunda Bibiliya, ndayikunda. Igihe Imana yemeye ko mbasha kuyisoma, nicyo gihe nanjye kugira ngo mbashe kumva ibyo imfashije, mbashe kubifashisha bagenzi banjye.
Imana y'amahoro rero ikomeze kubaha umugisha, abakunzi banjye mukunda kunkurikira, ni ukuri Imana ijya ikomeza kubaha umugisha, kandi abambonye uyu munsi kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byanjye, mukore subscribe na share na comment, mutuganirize, twungurane ibitekerezo ku ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Ntabwo ndi igisambo rero, dukeya mbasha kubona muri Bibiliya, mbasha kumva ko ntatwiherana njyenyine, ntatubwira na bene data. Ubutaha tuzaganira ku bijyanye n'abantu bakunda kuvuga ngo abadivantisite ngo ntabwo ngo bagire umwuka. Tuzaganira rero ku bijyanye n'umwuka, maze tubashe kumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira ku bijyanye n'umwuka. Imana ikomeze kubaha umugisha, ibahe amahoro, ibahe imigisha yose mwifuza, kandi tuzi neza yuko ibyo twifuza byose ntabwo ari ko tubibona, kubera ko Imana yo itureberera, ari umubyeyi wacu mukuru, iturebera ibidukwiriye akaba ari byo iduha. Gusa icyo nsabira bene data ni ukugira ngo tubashe kwakira ibyo Imana iduhaye kandi tunyurwe nabyo, kugira ngo ubwo azaza twese tuzishimire kubana nayo mu rukundo, mu munezero. Imana ibarinde. Murakoze.